Ndagusuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ukigera mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana urahasanga abaturage agahinda ari kenshi, amarira ari menshi mu maso bitewe nuko umwana w'imyaka 15 yapfuye urupfu rubabaje biturutse ku mpanuka yari imaze kuba muri uyu murenge wa Busasamana. Gusa umushoferi wari umaze gukora iyo mpanuka akimara kubona ko umwana asa nk'uhasize ubuzima yahise akizwa n'amaguru, ariko abaturage nabo bamubera ibamba banga ko gutambuka ahubwo baramufata. Uraza kumenya mbese kubera iki uwo mushoferi yarashatse gucika abo baturage akimara kubona ko yarakoze amahano atari meza cyane. Uraza kumenya mbese ubuyobozi bwo muri aka karere bwo bwasabye iki abaturage, ese abaturage bo bisabiye iki ubuyobozi? Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukara munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yica mugongo yagaragaye muri aka karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana. Buriya kubura umuntu wawe bitera agahinda gakomeye cyane. Tubibutse rero ko iyi ari KN Radio. Reka rero nongere mbaye ikaze bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Murabizi icyo mbora masaba buri munsi nuko wazajya ureba munsi y'aya makuru yacu urahabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Si ibyo gusa kuko n'igitekerezo cyanyu tuba tugikeneye, haba icyubaka haba n'ikinenga, kuko byose tuba tubikeneye. Ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana, umwana yahanutse ku modoka bihita bimuviramo kubura ubuzima ako kanya. Shoferi wari utwaye iyo modoka yashatse gutoroka ariko abaturage bo bamubera ibamba banga ko atambuka, nibwo uwo mushoferi nawe yaje kuhita afatwa ahita atabwa muri yombi. Uraza kumenya rero byinshi cyane kuri iyi nkuru. Ni mu karere ka Nyanza, hari umwana wuriye imodoka igenda nyuma aza guhanuka agwa hasi bimuviramo urupfu. Amakuru avuga ko uwo mushoferi w'iyo modoka yari yashatse kuyita akizwa n'amaguru. Ibyo byose bikimara kuba, aya mahano cyangwa iyi nkuru yica mugongo yabereye mu mudugudu wa Rukari mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana muri ako karere ka Nyanza, aho imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yari igenda. Umwana kwa kundi abana bota imodoka cyangwa kuyipanda, nuko uwo mwana yari ari mu kigero cy'imyaka 15 apanda iyo modoka ayijya hejuru, maze umushoferi akibona ko umwana iyo modoka irimo yahise yatsa yongera umuriro w'imodoka, ubundi arayikunkumura karahava. Nibyo rero byatumye uwo mwana nawe ahita asubira inyuma yikubita hasi ahita hasiga ubuzima. Amakuru twamenye avuga ko nyakwigendera yitwaga Tuyishimerewo avuka mu kagari ka Runga mu murenge wa Rwabicuma muri ako karere ka Nyanza. Umwe mu bakurikiranye aya makuru yavuze ko nyakwigendera agihubuka kuri iriya modoka yarivuye Irunga gutwara ibikoresho byo kubaka iminara, atahise apfa ako kanya, ahubwo ko bahise
bahise batumiza imbangukiragutabara ikimara kumugeza kwa muganga. Umwana nawe akuka karako kanyuma kahise kamushiramo ahita yikubitaho kwa muganga. Polisi ikimara kubona ayo mahano uwo mushoferi yarakoze yahise imuta muri yombi kugira ngo atangire akurikiranweho kuri ibyo byaha arimo arakekwaho. Abaturage bo muri aka karere ka Nyanza muri uyu murenge wa Busasamana bariye karungu bavuga ko uwo mushoferi nawe agomba kuryozwa ayo mahano yakoze, bitewe nuko iyo abona ko umwana yuriye yari guhagarika imodoka akagenda akamukuramo aho gufata imodoka akahita yiha umuvuduko ukabije kandi abona ko umwana yararimo. Rero barasaba aba baturage barasaba ubuyobozi ko uyu mushoferi nawe agomba guhita atabwa muri yombi ako kanya kandi agakatirwa urumukwiye bitewe n'icyo yakoreye uyu mwana. Reka dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza, ari nako tugushimira wewe wahisemo gukurikira KN Radio ko wakoze igikorwa cyiza kandi wakoze igikorwa cy'ubutwari. Mukomeze mugire ibihe byiza.